Aya mahugurwa agamije gushishikariza abahinzi cyane cyane abahinzi b'imyembe kurwanya udusimba bita utumatirizi. Igiti cyafashwe n'utumatirizi usanga kigaragazwa n'utwo dusimba dufite n'ibara ry'umweru yego, hanyuma amababi yayo arikunjakunja. Kikagaragazwa nuko munsi y'ayo mababi usanga birumvikana ya twa dusimba tuba turimo, noneho imyembe ibiriho mu by'ukuri abari na mike cyangwa se yarafashwe, none ugasanga ubwayo nta musaruro unahari. Ikindi nuko bigaragazwa nuko cya giti kiba gifite rwa ruhumbu ruri hejuru rusa n'umukara, bigaragaza wa mwanda uturuka kuri twa tumatirizi. Nkuko nabivuze, agomba kubanza kwita kugikonorera. Yamara kugikonorera bituma twa tumatirizi tutajyamo, tugabanuka, tugabanya umurego. Nyuma yaho ashobora gutera umuti iyo abona twa tumatirizi twabaye twinshi. Iyo igiti gikoreye neza gifite isuku, nta kibazo kiba gihari cyo kugira ngo utumatirizi tube twakwiyongera. Ubundi umuti tuwitabaza iyo utumatirizi twabaye twinshi. Aha bashobora gukoresha umuti wa lambda cyangwa se profenofos plus spermetrin bakunze kwita roketi cyangwa se cipro n'ibindi. Iyo miti yombi tuyishishikariza abahinzi kuba ikoresha kugira ngo baje bagenda bayisimburanya, noneho utumatirizi tutazavaho tuyimenyera. Iyo yateye mu cyiciro cya mbere umuti tuvuge wa lambda, ubutaha arongera agatera wa muti wa profenofos. Icyo gihe bituma noneho kwa tumatirizi tudakomeza kuwumenya.